Mbahaye ikaze. Abantu benshi bizera ko imbuto zishya neza iyo zishyizwe ahantu h'ubushyuhe runaka mu gihe runaka, ugasanga ziteye amabengeza ku buryo zigukururira kuzirya. Usibye iyi mpamvu, hari n'ababikora kubw'umutekano wazo. Ku bw'amahirwe wakwita make y'umuhinzi, hari imbuto zisigara mu byatsi mu gihe cyo gusarura. Izi zimara igihe muri bya byatsi zinyagirwa n'imvura, zikanirirwa ku zuba, ariko nyuma y'igihe runaka zigahisha. Zihishwa n'iki? Ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe bwagaragaje ko iyo imbuto ziri gushya, aho ziri haba higanje ikinyabutabire cya etirene. Reka tukivugeho. Umushakashatsi Joachim Becker yacaniriye ethanol, inzoga tunywa, ayicanirira muri acide sulfurique, abona umwuka udafite ibara, ushya kandi uhumura neza, urazamutse. Nta kindi cyamuje mu mutwe usibye guhita ashaka izina iki kinyabutabire yacyita. Ikinyabutabire kigizwe na carbone ebyiri ndetse na hydrogene enye, maze acyita etirene. Mu myaka yakurikiyeho, abashakashatsi nka Joseph Priestley, Jan Ingenhousz nabo bagiye bakibona mu buryo butandukanye. Iyi etirene yavumbuwe na Joachim Becker niyo igira uruhare mu guhisha kw'imbuto. Ku giti no mu bihingwa muri rusange byigiramo umusemburo karemano wa etirene ufasha mu guhisha imbuto. Iyo urubuto rwa mbere ruhiye, ruwohereza mu kirere, rukoherezamo ingano runaka ya etirene. Iyi etirene iri mu kirere ituma izindi mbuto zishya. Uko zishya ari nyinshi, etirene yiyongera ku bwinshi nayo mu kirere. Uko etirene iba nyinshi mu kirere, uko hashya imbuto nyinshi, gutyo gutyo mpaka zose zihiye. Ikindi kandi nanone, usibye ko etirene ihisha imbuto nk'imyembe, ikoreshwa n'abahinzi batandukanye mu buryo butari ubwa kamere, ikanakoreshwa mu nganda. Tukivuga ku mikoreshereze ya etirene mu nganda, reka tuvuge ku musaruro wayo muri rusange. Mu 2016, umusaruro wayo wiyongereyeho toni miliyoni 150 ugereranyijwe n'ibindi binyabutabire byakorewe mu nganda. Mu 2005, umusaruro wayo wari toni miliyoni 107. Mu 2006, umusaruro wa etirene wari toni miliyoni 109. Mu 2010, umusaruro wa etirene wari toni miliyoni 108. Mu 2011, umusaruro wayo wari toni miliyoni 141. Mu 2013, yatunganyijwe byibura n'inganda 117 mu bihugu 32 bitandukanye. Uramutse wakunze iyi video, wakora subscribe, share na like, ukanakanda ku nzogera. Hari icyo wifuza ko tuzagarukaho, wacyandika muri comment, tukazakigarukaho muri video zitaha.